uryo mugabo ahorana umurava DJ Merci abana b'Imana ni beza bayubwiza. Ladies and gentlemen, put your hands together for the best comedian in town, Patrick RUSINE. Pretty girl, look my side. Dashaka do your body, mukobite kufata amafoto menshi warekeye aho ngaho. Amafoto niyo ya mbere cyatuje guseka. Duseke. Okay, muraza kwihangana amasaha yatinze. Tugeze saa 4:20 za nijoro, sibyo? Kandi murabizi ko mu gitondo saa 12 ngomba kuba ndi kuri Kiss FM. Murabizi? Kandi noneho uwo dukorana ari hano. Kandi urumva afite umwana muto ukeneye iki kwaje. Mbere yuko aryama uwo mwana aramutegereje, ngomba urumva bampaye akazi kuri Kiss FM, sibyo se? Kandi ngomba kumwemeza hagira n'umuntu umujya mu matwi yuko ntasetsa yakwibuka ibintu nakoreye hatashwe barambeshya, sibyo se? Niyo mpamvu rero I have to make sure that I'm respecting the time and being expected by non-suspectical expectation of urban migration, right? Yes. Ikindi wenda yasobanura ngo natinze guperforminga ntari wenyine, ari kumwe na boss mukubwa nyine kwaje nta kintu yamubeshya rero. Amashyi cyane kuri Sandrine n'umugabo we bafashe umwanya wabo bakava ahantu kure cyane cyane hashoboka mu rugando bakaza mu rugando. Ako umusitari si ikintu wabona baje mu modoka batuye munsi y'umuhanda. Nicyo kintu gitangaje. Muzi ikintu umugabo akora? Murakizi? Urakizi? Ako ntimuzabivuge. Umunyamategeko. Sandrine Akoreye iki? Umunyamakuru. Uri kumva iyo nya irimo? Are we together? Uri kumva aho bihurira? Ugasanga umukobwa wize igiforomo ushatse urusore rw'urushumba. Hari inyuguti nimwe wumva irimo aho. Umunyamategeko, umunyamakuru. Sumva ko bihura se? Numva ko hari abantu bakundana kurya inyama kenshi. Hari ikintu kigiye kinangaza. Ubu baganira bati? Ni kwibaza umunyamategeko n'umunyamakuru baganira bati? Umugabo abwira umugore ati, mugore wanjye rero itegeko nshinga ryo kuwa Kabiri rwa karongo kaberamye be ryasingwaho umukono na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihe rivuga ko ngukunda. Umugore nawe tukomeje kumva umugore wawe ukunda cyane ahangaha ni wawe mu rugo aho wihebeye.
Pretty girl, look my side. Am I funny? We have just started. Okay. Ninde wagize anniversary muri iki cyumweru ngewe mitemuremera nona. Ninde nawe waravutse. Uzibona nzi ko bakubumbye. Burya waravutse. Big congratulations. DJ reka nkubwire. Ntacyo mfana yago. Ni n'umushuti wanjye cyane. Anyways, tunamwe n'amashyi nagariana ariko niwe munyamakuru wa mbere w'ama interview. Biri seriye ngende kubabwira ibintu byanyabyo. Uramwima amashyi bari gufata video hariya ninjye uzayeditinga nzayongeramo amashyi. Sasa DJ rero yagonda bumuretse indirimbo y'naranayitwikiye nshyashya sibyo mubineke ugireka amashyi y'abana ariyo yonyine avuga twari tugeze umuntu wagize anniversaire vuba hanga wowe wayigize ryari ejo okay niba nde wagize anniversaire mu kwa mbere mu kwa 12 happy belated birthday nanjye nayigize mu kwa 12 okay mu kwa 12 icyo bisobanuye ababyeyi bawe bakoze hafi mu kwa kabiri mu kwa gatatu hafa ariko umuntu wavutse mu kwa 11 imamo imana do cy'umusaraba nkurenge probably severance. Am I wrong? Ndi kureba ibintu abantu bagiye bavuka mu kwa 11 ntungurwa no gusanga mu kwa 11 ari umunsi mpuzamahanga wahariwe amatuwarete. Nukuri tariki 19 z'ukwa 11 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwiherero. Uzi ikintu gitangaje kuri iyo tariki 19 z'ukwa 11 ni n'umunsi w'abagabo. Anya niyo mpamvu bati ndamubwirera. Okay. Impamvu nzanye ikiganiro cya tuwarete Muyanga tuyitira indi zina just in case hari umuntu ufite ibibazo bya potassium nke mu mubiri bitaza kumubangamira kuri ifunguro rya nijoro. Kuva none aha tuwarete tugiye kuyita sibyo mvuga mumenya kari iki ubwiherero. Mbwira mugenzi wawe ngurasana mubwire ngurasana nyarutsa n'ibintu byo ntago ufite umukunzi okay sorry atwe tubafite ntago twishimye umumaro stress igendera umuntu niko kandi ubwo mama ivuga umukunzi wanjye ari mu bantu aranyica ndabarayi. Tugeze kuri gahunda ya nkarero. Iriya nkanya ifite amateka atandukanye kandi meza. Mayimuzi it's a fact. Mayimuzi yuko ubwiherero sorry izi ngizi zo gufrashinga zo gufrashinga iya mbere
yavumbuwe ko bafurashinga hari mu 1775 uvuga ngo ba Ruganzu Ndori bavomaga ku mugezi bakamenamo. This is a fact. Impamvu y'Imana umushake kuri Google mwaya mbere yabayeho yo gufrashinga yari mu 1000 bayita za ruzungu, si byose mwaza kizungu. Bivuze ngo iza mbere nazo zari zo kwicaraho ariko bada frashing. Urumva nago zari ruzungu rwuzuye zari metisi nyine. Okay, zasa n'umukobwa ninzo bakoze vuga ikinyarwanda nyine. You understand? Ikindi kintu mutabiziho rero ariko cyo murakizi. Public nka iyo ziri ku murongo ari 5 urarangira usomye umutipe mwegeranye nka nyinshi zibivamo mwa. Iyo ari 5 zegeranye gutya umuryango winjira ari hano, ndabizi mwese niko mubitekereza. Muzi ko nka yegeranye n'umuryango ari ijyamo abantu bake. Simubizi uyu kinjira ubushaka kwigira mu ngone kwaje. Bivuze ngo nkayo ku muryango niyo ikoreshwa gake, ari nayo nakugiramo inama ko wajyamo. Kugira ngo ubyumve neza, abantu benshi mwanga abahungu bagufi kandi nitwe tugira amafaranga. Ndabeshaze numureba bakinisoro se ni bari mu Burundi. Ikindi mugomba kumenya, ubu noneho aho bukira ndaca n'inkoni. Aho telefone yaziye byagaragaye ko abantu basigaye batinda muri mwanya munini kubera gukoresha telefone. Ndabeshya? Kandi ngo utinda muri bitewe na application ufite mu matelefone yawe. Nukuri niba ufite Instagram na Facebook na Twitter umaramo hagati minota 9 na 14. Uramutse ufite Instagram na Facebook na Twitter na WhatsApp na TikTok umaramo hagati minota 16 na 20. Mfitemo Netflix. True. Unarebera Casa de Papel. Amujya muri public nka ukava musanga uwaguhaye tipi atari uri bwishire shift yahindutse. You know? Ikindi kintu ugomba kumenya kuri nka nuko buriya umuntu amara nibura imyaka 3 yicaye kuri nka. It's true. Utegute. Nge nabibaze kare nsanga nibura ushobora kuba wowe uri hano ukoresha iminota ingahe ufite telefone 15 so yageza so bareba episode y'umuturanyi imwe mukahita usohoka si ibintu bisanzwe. Wenda mu gitondo nge mba ndi kwihuta kubera nyine basanda bakira kuri pressure ndi guti nayo biki ntago bazi umuntu ifitiye FM yiwe narayikoreye namvunya ntambyutse saa 11. Nabo baragurana abantu bakuru Okay, ubare ko mu gitondo uri kunyaruka kubera akazi umanyizemo like 10 minutes. Nakayabo. Okay, 5. Sibyo 5 nyine 5 kandi urumva nibura niba wariye neza 5 zurenza boro nk'ikenda. Nago zarenga. Chop. Mana shizemo nakaga concentration ko ku. It's like 5. Let's take 5. Twihuteshe ibintu Sandrine akeneye kujya kuryama. Ubu ngo I'm doing this for her. Yeah. Unabatanisho. Okay, so continue. So 5 minutes za mu gitondo
kandi nibura urabizi yuko ku mugoroba iyo utashye n'ubumenyi ibyo wariye nabwo urongera ariko nimugoroba ufite umwanya it's like 15 za nimugoroba ufite na telefone 20 niza phone gato tubare turebe mujye murebe ukuntu muto umwanya. Okay, thank you. Iminota 20 ku munsi umara muri nka ukuye n'iminsi 365 ni minota 7,300. Iminota 7,300 babu ufite imyaka ingahe? 28. Ubu tuvugana none hadukubye n'imyaka umaze 28 ni minota 224 na 400. Tugahita tubishyira mu masaha tukagabanya 60 tukabona hafi amasaha 3,406. Twagabanya 24 ngo gira tubone iminsi tukabona hafi iminsi 141 umaze hariya hantu. Twarangiza tukagabanya 30 ngo tubona amezi bikaba hafi amezi amezi 4. Iminsi 141 katunabibare tubikoreye 120 na gukubaga kugabanya 30 na amezi 4 hafi amezi 5 se se hafi 5 amezi 12 sugiye hewo hafi amezi 5 babu ushobora kuba umaze mu bwiherero muri nka have almost 5 months kandi dukurikiranye mu mateka twasanga nta n'inzu uramaramo amezi 3. Musibi kibaho dukomeze cyakira shifo gatoya efasero tabro na shifo ifoke ikote zana turebe nyarutsa turebe nyarutsa. Okay, ubwo rero maze kubabwira umwanya muta. Time is what? Is money. I'm going to talk about money. Kera muri za 1980 water tank zo muri nka zakoreshaga hafi litiro 11. Yabaye ikibazo gikomeye cyane, ayo ngayo n'amazi menshi cyane ukanda rimwe kandi ari na shotku ugasanga bigize ingaruka ku iterambere ry'igihugu, imihanda ntiyubatswe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu bazanye water tank zifite utuntu twagereranya muri biology tutwita udusphincters dufata tugatuma nyine biyirigaruriro. Niyo mpamvu twaje rero turabara tugasanga nibura litiro 5 nizo zikoresha iyo flash shinzi inshorimo 5 what? 5 liters per one flash. Apani nani tsarirete. Okay, litiro 5 sibyo nizo umuntu akoresha nibura flash inzerimo. Noneho ubushakashatsi nanone bwasanze nibura umuntu afrashing inshuro 5 ku munsi. Muyawe kimeze neza warayobotse nta kutagize. Which is my biggest fan. Mukwa 12 kuri 30 yandangiye ikiraka ndacyanga mwirya ngo dufite sho none iri mu kwa 3. Ewe muzajya ubona abantu basorwa mu nzu ngo ugire ngo suko twabuze akazi twarakanze. Aramwiriyeho cyane mbwa nti let's talk later. Later is later. Now I want to write a letter to him. Okay, 5 liters per day. Noneho twarangiza tugasanga nibura flashing inshuro 5 dukubye 5 niyo 5 ni 25. Impamvu nahisemo 5 nuko mu gitondo flashing mu gitondo umaze gukora system automatique kwa je urabiza abatipe noneho nabyutse ukuntu nabimeze neza
tugashyiraho na nijoro nawe ugiye kuryama ubanza kugira uko uruhuka kugira ngo urote neza, kuko hari igihe urota uri mu rugendo bitari buze gukunda kuhagarara ngo ubikore. Abagiye bahagarara mu nzira bakabikora babyukaga bahindura amatera kubera ikibazo cyabaye. Am I lying? So izo nshuro ebyiri rero n'izindi eshatu nabaze nyine ntabwo bishoboka. Muyoboke hagezeho usashyiramo icupa riva muri ni muri izo nshuro eshatu. Litiro 25 ku munsi ukoresha muri gusa usanga nibura ku mwaka ukubye 365 litiro 25 kwa kandi muzika abanyarwenya nta bwenge tugira. Ndabufite nubwo ntacyo bumariye. Ni litiro hafi 925 twarangiza kugira ubyumve neza katubishyire mu majerekani tugabanye 20 ni hafi no calculatrice kumbwira ngo syntax error. Amajerekani hafi 456. Ijerekani imwe ukazuka amazi ni senkani ni hafi 22. Okay, uko biri kose murafrashing. Uratashye cyaje gufrashing. I'll wait for you. Kwihuse cyane reka tuve mu rwenya tujye mu bintu biri seriye. Ndagira ngo mbasangize ku buzima bwanjye gatoya. I have a girlfriend. Akoreye urwenya nta kintu kirimo. Abandi bakoresha utweswime ngiye bajyana isambuza nikoresha. Uzi ikintu cyatumye girlfriend wanjye mukunda? Twahuye inshuro 3 mwirengagiza kandi duhurira mu makuba gusa. Ku nshuro ya 3 ndavuga nti binabyo ngomba kumugumana. Twahuye inshuro 3 duhurira muri nka. Nukuri gambere hali 2018 muri public nkaza Nyabugogo. Bamfashe nabuze amafaranga yo kwishyura igiceri cy'ijana. I was very broke. Imamu w'Imana nta kintu nagiraga. Nabuze amafaranga ijana rino ryonyine. Ariko njye nari mfite senkani ndayabahereza. Ikibazo kibikiye barambwiye bati ni 100 nabahaye senkani kubera yuko nari nagiye muri mwaza abagore. Kubera ko uri abatipe twebwe hari ukuntu mwazacu hari ukuntu ziba zitandukanye. Zimwe ziba ziri uruhande rumwe izindi ziri urundi ruhande. Bitewe n'uruhande unyuzemo niyo mafaranga wishyura. Kuri bashiki bacu rero uruhande banyamuni rumwe kandi ntiwamukurikira ngo umenye aho icyo yakoze niyo mpamvu ari 100. That's why. Byo navugaga singi babishushanyije. Muri kureba hano iyi ngiyi yitwa Siga Rwanda ni association yacu ngewe n'umuvandimwe wanjye witwa Junior Maga. Ikaba ari umuryango w'abasizi bo mu Rwanda. Iyi siga uwahoze ayireba kare umuntu yambwiye ngo ni siga yo gusiga irange, ariko ntabwo ari byo. Nta nubwo ari siga yo kwiruka ngo dusige, ni Siga Rwanda. Ni nuza yacu. Iya nayo na album yiwe nyina y'umusaza mbanana mutwiki. Tugaruke ku byacu. Uwo munsi rero uwo mukobwa twarahuye arambwira ati reka nkwishyurire. Aranyishyurira bihinda neza biranakemuka ndatuza birarangira.
2019 nacuruzaga inkweto mu mujyi. Experience narahuriye Nyabugogo yatumye ntashobora kuzongera gusubira muri public nka ukundi kubera ikibazo cyo kubura amafaranga. Muri City Tower iyo etage yari ifite floor 18, eshatu za mbere nizo bishyuzaga. Muri floor ya 18 habaga harimo amapartema y'abantu n'ama private offices. Iyo wajyagamo ntazabaga ari ubuntu. Akoreraga muri shiki ndisidinga yuko kuva umunsi ngewe nzajya nemera nkazamuka muri floor ya 18 muri City Tower nkakora systeme kwaje bimeze neza kujya nishyura ijana. Ariko ikibazo gihari mu nyumve neza, ira etage ifite lift ikoreshwa n'abantu benshi ku buryo bigoye yuko we washaka gukora gahunda nonaha ngo uhitugera muri floor ya 18. Nawe together byansabaga yuko niba nanyweye icyayi saa moya nibuze kujya kuri gahunda saa 3, saa 2 ngomba ngiye gutangira kuba natangiye urugendo. Nanywaga icyayi nkayitangira muri lift kuko nageraga n'ubundi maze kubishaka. Nuko byagenze. Umunsi umwe ntumaze ibintu byari byabaye, lift iri gukoreshwa cyane, njyayo saa moya ngera hafi hejuru muri floor ya 18 saa 7:15. Nagiye nka muri ipantaro ngira nyanika negereza iminota ngo yume nongere manuke ko systeme se zari zabereye muri 7. Uwo munsi rero nasanze yarakoraga muri iyo nyubakaniza la crete yo gusohora boro muri elevator. Siduye bwa kabiri. Ariko nkaba mbonye isura kwa kundure umuntu ukabona uramuza ukabona yarahindutse. Sibuzi ko bibaho se. Ntunkarumaga kera atari tukuza uramureba ukabona warumuzi. Ariko amafaranga ahurira he n'uruhu kugira ruhindura ibara? Umuntu umwe wenyine kuri iyi si wabonye amafaranga akaguma ameze nk'uko yari ameze ni umuntu, kuko n'undi kera yari mwiza se. Aho peno andi umuntu si mwiza. Arahakanye umva, reba iyo ngayi mwegeranye, irebe urebe nandi umuntu umusore wacu sha. Arewe ndabibabwiye ngiye nkorana nawe andi umuntu ni mwiza. Arewe bumuntu umva mbabwire, none ikintu gituma umuntu aba mwiza kurushaho, afite ijwi ryiza. Ndabeshya? Uzana wumve no kuri radio mu gitondo afite ukuntu avuga neza, ijwi ryiza, no mu ndirimbo aririmba neza ukabyumva. Niyo yabaye indirimbo mbi ya mukadata ivuga uburyo nyine ngo se ngo papa we yashatse n'umugore ngakamujyanga mukubita nk'ibiki, aririmba neza. Cyame indirimbo ya ndi umuntu imwe bumve iryo jwi yishake. Yatashye DJ oye muri nwa indirimbo imwe yaba umuntu kabisa numveho amasegonda make, nushaka kushyiremo igitego iyi ngiyi nshyashya. Fikinaki umve iryo jwi. Ce soir, fais-moi ton prisonnier. Ferme-moi dans tes bras et ne me laisse pas quitter. Dorenda kwihaye nguhaye urukundo ruhande mi amor. Rekeraho ndabona abantu umva mwazaba mama ne gutya ubwo umenye uko bigenza. Ikimamvu nari mbashyiremo indirimbo muyumve nukugira mwumve iryo jwi.
n'ijwi ryiza no kuri Kiss FM mu gitondo yari kuvuga mu bintu byiza aravuga ati Liz 102.3 Kiss FM Kigali is #1 hit ukumva n'ibintu bivugitse neza nkibaza bumuntu kwagize ijwi ryiza iyo ugira ibyago gakino ukaba nk'umukomvayeri wari kubahutse mana y'isi n'ijuru Imana irebe bizaguruka ikabyimama baba ibaze n'ukuri kw'Imana komva baravuga ati Kimironko rwa Marando Gishoje Convention Kacyiru Kinamba Nyabugogo Kacyiru Kinamba ya mbere Kinamba ntabwo byakunda afite ijwi riri deep ukuntu biragoye yuko umuntu niba hano harimo n'umujura kankugira inama uzagiye kwiba kwa umuntu ko biragoye ko yatabaza baratwibiye impossible. He's very calm umutipe uri sexy serie nta bintu by'urusaku umuntu aragutuka ukagira ngo arimo aragutaka ungegera we ukumva n'ibintu byiza bimeze neza biraryoshye inshuro ya gatatu mpura n'uwo mukobwa twahuriye muri club naraye muri yaho true umva ibindi byose ndamubifate nk'abantu babeshyaga ku bintu byarabaye hari umunsi ngiye nigeze kurara muri yo muri club nukuri biri sereye byarabaye nari ndi gusanya n'abashuti banjye ndangije nkenera nyine kwaje system automobile navuga reka ngende mbisoze comokura telefone ku muriro bya bindi nababwiye bya ya minota ndavuga nitwaze wenda ndabende bya ka episode kamwe kiraho data kiraho Netflix ninjira muri nuza nyigeramo ngiye gukinga ndebye ku rugi mbona kakaboro kakapwanye nta kariho akanga kabafunga guri iyo katariho biba bisobanuye yuko ntago byashoboka kukingura kire ku muntu w'imbere agufunguri ndangije negekaho sinagashyiramo neza navuga nti hoya ntaza kunanirwa kugirane gusohoka inkoko iravuga iti umuntu nakawe wenyine zimuremera umufasha umukwiriye muko ukwezi kwakaga inzora aha twari tugeze ako nk'ibi ninde wabyanditse aha tukomeze kuri yacu y'uyu munsi rero ndangije njya muri nuza muri gahunda ndicara nkora ibyanjye muri club rero harimo ikibazo cy'uko haba hari urusaku rwinshi umuntu yasakuza ntumwumve haba haje umuntu waje bifite gahunda nawe ameze nabi cyane aho kugira ngo akomanga agira ati abona hegetseho ntago rufunze aba arasunitse noneho muri club kubera ko abantu bakinga imiryango yose batari kwita ku bintu bafite ukuntu inzugi zabo bashyizemo akantu hejuru gatuma iyo ufunguye umuryango wongera ukifunga sinzi niba ubizi kubera ko baba babona bitewe na high intensity y'amarwango byakugora gukingura umuryango wongera uwufunga rero iyo usunitse kariya kantu ugashyiramo imbaraga ukaba wakeka ko inyuma hari umuntu kandi nawe uhari bisaba gusunikana imbaraga nyinshi cyane rero yarasunitse ako kaboro ko kuri ayumva nanjye ndamusunitse aravuga ati harimo ka kaboro ko hejuru arongera aransunika ndongera ndamusunika aravuga ati ka kaboro ko hejuru karimo umugaga arongera aransunika ndongera ndamusunika arongera aransunika kandi uko ansunika niko njye nicaye kuri boro gutya ndimo ndasunika hari ahantu nagomba kugarukira ngomba kugira burya ariko nkameka ngashoboka ko ntari bubite hasi kurya ku ruhande nkasunika burya nkamena burya nkongera nkumva ndabishatse nkongera nkicara agahita nsunika nkongera nkamusunika akongera akansunika njye bigeze navanira sikegariwe ndahaguruka njye noneho ntega amakuru mera gutya yumva ko harimo umuntu aratuza nanjye ndagaruka nuje nongera nicara kuri yanjye ndihanagura maze kwihanagura rebye nsanga urugi narukinze
ikosa nari nakoze rutirindi nta nubwo ari iryo. Nari nagiye kuri ya nka yo ku muryango yegereye imbere, imwe abantu bose banga kujyamo kubera ko batekereza ko yanduye, kandi dutangira nababwiye ko ari ibisa neza, urabyibuka? Iyo rero bose bayicagaho bigendera, nta n'umuntu umwe uyikora, urumva? Bayicagaho bigendera. Ndavuga nuko biri kose baraza kuza sha. Nibwo nafashe ya telefone njya kuri za ntuza nababwiye ndeba filime, telefone nshyiranamo umuriro, ndicara, nta sharijeri wajyanamo hariya, umuntu washyiramo purize sinzi icyo yaba ashaka. Hari izigira purize? Izo rero ntago waba ugiye gutereramo ipasi. Munyumve neza, ibintu bicomekwa turabizi. Hari telefone aho ndabyumva, ntago wajyanamo firigo, ntiwajyanamo televiziyo. Ikindi kintu ketose ugiye gushyiramo amazi ashyushye, imashini y'umutsi iki yogosha, nanga vibrasiyo yayo, nanga vibrasiyo kiragusagura kira vibra vibrate ndanje. You guys, you are so nasty. Nagumyemo, ndaramo, aho wagira nturanye nawe. Ibintu ko nabiri pese ni nyenyine, nkaho numva byose ubizi. Byakubayeho cyane wansunika gasha. Kugeza mu gitondo, ubwo uwo muntu nababwiye inshuro ebyiri yaje akinguraho, aramfungurira ndamubwira ntumvambwire, n'ubwa gatatu duhurira muri situation ya nwa. I'm going to know you. And here we are together. It's been 3 years. Kuva igihe cya 2018. Sandri, tureke n'ubushake bwawe. Dukomeze. Akazi ka mu gitondo ntaribi. Ibintu nari ngiye kuvuga ko byanshiranye. Tutaye. Buriya rero nyine mutekereza ko umunyarwenya ndi busozanye ibintu biri hejuru cyane. Siko mwese mubitekereza. Ariko mukuri uwabonye ko ndi umuhanga yabibonye, uwampinze yampinze. Izi ntebe batangiriye muri nka bigendeye ntabahari. Thank you so much.